Ndabasuje mwese amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi turaganira ku ngingo ikomeye cyane ivuga ngo ni gute umuntu wanduye yabyara umwana udafite ubwandu bwa virusi itera sida. Ikaze rero ni muganga Theophila nk'ibisanzwe mugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. Ntiwibagirwe gukora subscribe, kutwandikira muri komenti no gusharinga inshuti zawe kugira ngo nazo zikomeze zibone ibiganiro byiza bivuga ku buzima. Mu bihe byashize byari bigoye cyane ko umuntu ufite ubwandu bwa virusi itera sida yabyara umwana muzima. Ariko kubera iterambere ry'imiti, iterambere riri mu buvuzi, uburyo abantu bagenda bajijuka, uburyo umuntu wanduye agenda aha agaciro ubuzima bwe, ibi bintu byagiye bituma abantu bashobora kubyara umwana utanduye, ariko hari ibigenderwaho cyangwa se hari ibyo usabwa kugira ngo ubyare umwana udafite ubwandu bwa virusi itera sida. Akaba ari byo uyu munsi ngiye kubaganirizaho kugira ngo nawe ubifate nk'ikintu gikomeye cyane, hato ejo uhuye n'ingorane zo kwandura ubwandu bwa virusi itera sida uzamenye uko witwara. Niba se hari n'abandi ujya ubona bafite ubwo bwandu ariko batitwara neza, ujye ubasha kubagira inama kugira ngo babashe kubyara abana bazima badafite ubwandu bwa virusi itera sida. Ikaze rero ngiye kubibasobanurira mu ngingo 6 kandi zose z'ingirakamaro ku muntu ukeneye kuzumva no kuzisobanukirwa. Ikindi nakubwira nuko ubu ngubu ntago bikigoye kuba wabana n'umuntu ufite ubwandu bwa virusi itera sida. Murabana, ubuzima bugakomeza, mugakomeza mukabana we kandi ukaguma uri muzima. Icyambere gikomeye kibanze nuko we aba afata imiti ye neza uko muganga yabimutegetse. Reka dutangire rero ku ngingo ya mbere ariyo nakubwiye ko turi bivuge mu ngingo 6. Ubusanzwe umuntu wanduye ubwandu bwa virusi itera sida aba agomba kwipimisha akamenya uko ahagaze. Iyo rero amaze kumenya ko yanduye ahita afata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Iyi miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida mu maraso iragenda ikabugabanya kugera ku rwego virusi igenda ikaba nke cyane ku buryo iba itacyanduza, ari byo twita U=U. Iyi U=U bisobanuye undetectable untransmittable. Kuvuga ngo undetectable ni ukuba bayipima ntigaragare cyangwa se kuba yarabaye nkeya mu maraso, untransmittable ni ukuba iba itacyanduza. Ubwo rero ni uburyo bwa mbere wa muntu wamenye ko afite ubwandu agafata imiti neza uko muganga bimutegetse, uwo muntu ntago aba acyanduza. Icya kabiri, uyu muntu agomba gufata imiti neza buri munsi uko yayandikiwe na muganga adasiba. Ibi rero bituma virusi igenda ikajya hasi cyane, ikajya ku kigero kiri hasi, ibyo twita ko ari TND, target not detected. Ni ukuvuga ngo ni cya gihe virusi biri nkeya cyane ku buryo uyipima ukaba utanayibona. Aha rero iyo virusi yamaze kugera muri iki kigero, hamwe dufata bya bizamini bya viral load by'ingano ya virusi iri mu maraso tugasanga ni nke cyane, aha rwose haba hari amahirwe menshi cyane yuko umubyeyi atakwanduza umwana atwite cyangwa se yonsa. Ingingo ya 3 ni igihe ashaka gusama. Niba ufite ubwandu bwa virusi itera sida, nimba ubana n'ubwandu bwa virusi itera sida ukaba ushaka gusama, ahangaha ikintu ukora ni ukuganira n'abaganga bagukurikirana, ukababwira ko ukeneye gusama, bakagutegura, bakakumenyera niba igihe urimo virusi ufite zaragabanutse, ubaye usamye utakwanduza umwana utwite cyangwa se utazamwanduza umwonsa. Aha rero iki gihe uganira na muganga wawe akakugira inama, akagufasha, akagusuzuma, akamenya uko ubuzima bwawe nimba bumeze neza. Ikintu cya 4 ni cya gihe umubyeyi atwite. Cya gihe umubyeyi atwite arakomeza akanywa iyi miti, akayinywa neza buri munsi. Ikindi kandi akomeza no gukurikiranwa n'abaganga,
kuva atwite kugeza abyaye, umwana agakurikiranwa kuva umwana akivuka kugeza umwana agize amezi 24 nibwo umwana asohoka mu byo twita serivisi ya PMTCT. Ni ya serivisi nyine iba ikurikirana abana bavutse ku babyeyi bafite ubwandu bwa virusi itera sida. Aha ngaha rero uyu mubyeyi akomeza gahunda ze nk'uko bisanzwe zo kunywa imiti kugira ngo virusi ikomeze igabanyuke, hanyuma azabashe kuba atakwanduza umwana atwite cyangwa yonsa. Ingingo ya 5, cya gihe umubyeyi agiye kubyara, abaganga bakora uburyo bwose bwo kurinda wa mwana. Ikindi kandi nyuma yo kubyara, cya gihe umwana ari konka, umwana ahabwa imiti imurinda kwandura ubwandu bwa virusi itera sida. Iyi miti umwana ayifata akivuka, yagera ku kwezi n'igice agahindurirwa imiti, akayikomeza ya miti ayinywa kugeza ku myaka 2. Icyo gihe umwana tumupimye tugasanga ari muzima, akurwa ku ibere agasohoka, agakomeza gukurikiranwa n'ababyeyi be bamurinda ubwandu bwa virusi itera sida. Ingingo ya 6 rero yo ni igihe umubyeyi yonsa. Ni ukuvuga ngo iyo umubyeyi yonsa ahitamo we uburyo, hari umubyeyi uhitamo kwihorera umwana ntamwonse akamugenera ibisimbura ibere. Ubwo ni wa mubyeyi ufite ubushobozi, uri kubasha kubona kigozi, uri kubasha kubona ya mata nyine asimbura amashereka. Hari n'undi mubyeyi we rero udafite ubwo bushobozi, utabasha kubona amata asimbura amashereka. Uwo mubyeyi we rero tumugira inama agakomeza kunywa imiti neza ku cya kigero virusi igabanuka, yarangiza umwana nawe agahabwa imiti imurinda kwandura kugeza cya gihe twebwe tuzabona ko umwana wacu ari muzima mu gihe runaka. Ikindi tubwira umubyeyi rero ni ugukomeza gufata imiti neza. Nyuma y'ibyo umubyeyi agomba kubahiriza gahunda zo kwa muganga. Nimba ari ukujya gufatisha ibizamini aba agomba kuza, nimba ari ugufata umuti w'umwana aba agomba kuza, nimba ari ugufata imiti ye aba agomba kuza kuyifata. Ibyo biramufasha kurinda wa mwana igihe ari konka ntiyandure. Ngira ngo murabizi ko ubwandu bwa virusi itera sida bwandurira mu mashereka, bwandurira mu maraso, bwandura umubyeyi abyara cyangwa se umubyeyi yonsa, bwandurira mu mibonano mpuzabitsina, bwandurira muri bya byuma bikomeretsa igihe byakomerekeje uwanduye nawe bikagukomeretsa kandi we wari muzima ukaba wakwandura. Aha rero umubyeyi abyara umwana akamukurikirana, abaganga bakamukurikirana, umwana akazasohoka muri serivisi nta bwandu bwa virusi itera sida afite. Niyo mpamvu tubabwira rero kuba umuntu afite ubwandu bwa virusi itera sida ntabwo bivuze ko ubuzima bwahagaze. Ubuzima burakomeza, arabyara, abana na mugenzi we kandi utabufite, nta mwanduze. Icya mbere ni uko afata imiti ye neza, akayinywa kuri rwa rugero twebwe tuba dushaka ko za virusi zimanuka zikagera hasi cyane, aho bihinduka ya U equals U, ari byo twita undetectable and transmittable. Ababyeyi benshi bagiye bakurikiranwa rero, ubushakashatsi bwagaragaje ko ababyeyi babyaye bafata imiti neza, abana bagakurikiranwa, bagiye bageza ku myaka 2 nta bwandu bwa virusi itera sida bafite. Dusoza ikiganiro rero ntabwo nagenda ntakugiriye inama tugira abantu rero kenshi aba ari ukubibutsa. Ni ukubibutsa kuko byinshi murabizi, mwarabiganirijwe, mwarabyumvishe hirya no hino, ariko nk'abaganga twebwe duhora twibutsa kugira ngo byibuze mwongere mukore refresha, mwongere mwisubiremo, mwumve ko hari ibintu mugomba gukora mu gihe runaka. Ikintu cya mbere tukwibutsa ni ukwipimisha byibuze buri mezi 3. Niba uzi ko wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, jya kwipimisha. Kwipimisha niyo ntambwe ya mbere yo kwimenya, niyo ntambwe ya mbere yo kumenya ubuzima uko buhagaze. Ikintu cya kabiri ni ugufata imiti neza igihe wamaze gusanga waranduye. Ni ingenzi kuko ukomeza ibikorwa byawe,
ni ingenzi kuko ubuzima bukomeza, ni ingenzi kuko ukomeza umeze neza kuri rwa rugero rwose wumva ko bishimishije, kuri rwa rugero nta n'uwabasha kubona ko ufite ubwo bwandu bwa virusi itera sida. Iyo rero ufashe imiti nabi niho hahandi ya virusi itera sida igenda ikakugeza ku rwego tuvuga ko urwaye sida, hahandi watangiye kugaragaza ibyuririzi. Ikindi kintu tukwibutsa ni ugukurikiza inama z'abaganga. Ibi bituma ababyeyi benshi bashobora kubyara abana badafite ubwandu, ibi bituma ababyeyi benshi bakurikirana abana babo igihe babonsa ntibandure, ubuzima bwabo n'ubw'abana babo bugakomeza kugenda neza. Mwakoze kubana natwe rero, habaye hari igitekerezo, ikibazo ufite, icyifuzo, watwandikira muri komenti ukatubwira, biradufasha gukomeza kubona ibintu by'ingenzi byo kuganira namwe. Mukomeze mugubwe neza, mukomeze mubane natwe, mugire ubuzima buzira indwara, mwibuka gukora subscribe, gukora share ku nshuti zanyu. Ndabizi neza ibi biganiro abantu baba babikeneye, zino nama abantu barazikeneye kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Uwiteka abarinde, akomeze abiteho, abahe kugubwa neza kandi abahereza imbaraga zo kugumya muza kubana natwe, muza kwiga inama, muza kumva inama zivuga ku buzima.